Mu binyejana byatambutse mu myaka yashize, abakoloni bataraza mu Rwanda, abanyarwanda bari babanye neza, aho basangiraga akabisi n'agahiye, ufite ibijumba akaguha ibirayi, waba ufite imyumbati mukagurana ukamuha amasaka, waba ufite ibigori mukagurana akaguha ibishyimbo. Ariko nyuma y'ubukoloni ibintu byarahindutse, aho kugeza kuri uyu munsi umuntu atifuza yuko mugenzi we yabaho, ugasanga niba umuntu azi aho ari akazi kafasha karitsiye akumva yuko yagakora wenyine. Inda yabaye nyinshi cyane mu baturage, aho buri muntu wese asigaye ari nyamwigendaho, ntiyifuze yuko mugenzi wiwe yamenya aho yaririye. Ibi byose byaturutse ku bijyanye n'amafaranga, aho ikintu usigaye ukigura ukishyura amafaranga, kandi mu gihe cya mbere wajya kugura umunyu ukajyana ibishyimbo, wajya kugura ibirayi ukajyana ibijumba. Iterambere turimo ry'uyu munsi riraza gusiga abantu benshi cyane basubiye inyuma, kandi batifuza yuko bagenzi babo babaho, aho umubyeyi asigaye arya umwana wiwe akumva yuko atifuza yuko hari icyo yageraho kugira ngo nawe atere imbere. Ibi bizatuma abanyarwanda urukundo rukendera, usange buri muntu wese ashaka kugira ngo abeho ku giti cyiwe, aho uzabisanga buri muntu wese yifuza ko yabaho ubwiwe. Ibi byose biraterwa no kubura amafaranga, kandi buri muntu wese agaharanira kugira ngo abone amafaranga. Mbashimiye ko munyumva. Kera turi mu Rwanda rwa Gasabo, wasangaga abantu bifuza yuko babana, abantu bagahigana kugira ngo bamenyane, ariko muri uyu munsi umuntu asigaye yifuza yuko ahantu hose yahagera hiwe kugira ngo azamure ubukungu bwiwe ku giti cyiwe, abantu bamumenye kandi bamenye yuko yakize. Bashimiye ko munyumva. Abantu kera cyane barakundanaga, aho wasangaga basurana umunsi ku munsi, ugasanga umuryango uraziranye, aho wazamuranaga ugasanga niba sokuru yarakize ugasanga umwuzukuru wiwe nawe arakize. Ariko muri iyi minsi byarahindutse, umubyeyi asigaye avuga ngo ndaguha umunani mbishaka, ugasanga umwana aravuga ati ndafasha umubyeyi mbishaka, kubera yuko urukundo rwararangiye.